Ikaze kuri Merance TV show ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twongeye kubana mu ijambo ry'Imana. Tugize amahirwe yo kubona undi munsi mwiza, tugize amahirwe yo kubona Imana iduhaye amahirwe yo kongera kurama, yo kongera kubaho. Imana yacu ibihererwe icyubahiro. Uyu munsi ijambo ry'Imana nshaka kubabwira no kubifuriza imigisha, amahoro, ni ukugira ngo mukomere mu ijambo ry'Imana kandi mukomerere mu mbaraga z'Uwiteka. Reka turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 7, aranditse ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Bene data bavandimwe, Imana yo mu ijuru ibahe amahoro. No kuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe, mukomere kandi mukomerere mu mwami, mukomerere muri so databuja Imana, mukomerere mu mbaraga ze zikomeye kandi zihebuje, kubera ko burya iyo ufite amahoro aturuka ku Mana, iyo ukomereye mu mwami, iyo ukomereye mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe, icyo gihe uba amahoro muri wowe, uratuza kandi ukumva umunezero uturuka ku Mana nyiri ibintu byose. Imana rero ibahe ayo mahoro, nanjye niyo mbifurije, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amahoro wahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu. Ni ukuvuga ngo imitima yanyu nanjye niyo mbifurije ko irindira ayo mahoro Uwiteka ajya atanga. Nibyo mbifurije kandi nibyo mwibwira byose muri Kristo Yesu. Ibyo ngibyo Imana yo mu ijuru ibishyigikire, ibahe amahoro kandi murindire ayo mahoro y'Uwiteka. ni amahoro meza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibyo yavuze, ibyo yakuvuzeho, naho byatinda ubitegereze kandi ubirindire, kuko kuza ko bizaza cyangwa se bizasohora. Wowe upfa kubitegerezanya kwihangana, upfa kubitegerezanya amatsiko, ntubivemo ukaguma mu Mana, kuko ibyo yavuze bizaza rwose, ntago bizatinda. Imana itugirire neza. Wowe utegereze ibyo wavuganye n'Imana, ubwire Imana uti Mana ndagutegereje, ntegereje isezerano ryawe, mbese nanjye wangirira neza wamvuzeho. Imana yo mu ijuru izakugira neza kandi izakwibuka, kandi nikwibuka uzabimenya ko ariyo yabikoze, ariyo yakwibutse. Imana rero ikomeze itugirire neza, ngo naho byatinda ukomeze ubitegereze iby'Imana yakuvuzeho cyangwa ibyo igutekerezaho, kuko bizaza mu ngorane zawe, mu bibazo byawe. Ni ukuvuga ngo mu burwayi se cyangwa se no mu bindi bibazo bitandukanye byo mu buzima bwo mu isi, wowe utegereze iby'Imana yakuvuzeho, utegereze wihanganye, ubundi ayo mahoro Imana itanga niyo azaguha gutegereza ibyo yakuvuzeho. Naho wahura n'ibibazo, naho wahura n'ingorane, naho wahura n'ibicanege bitandukanye byo mu buryo bwinshi, utegereze iby'Imana yakuvuzeho, bizaza kandi bizasohora rwose. ni ugira kwihangana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data rero, bagenzi banjye, cyangwa se abemeye gukunda ijambo ry'Imana, abakunzi b'umusaraba, cyangwa se abakurikiye Yesu Kristo, nababwira ngo njyewe mu buzima bwanjye nabonye kuba mu ijambo ry'Imana nirwo rufunguzo, niyo mahitamo meza, no gukomerera mu magambo y'Uwiteka, ayo niyo mahitamo meza, kubera ko ibindi byose twakwishingikiriza birarangira, birashira, ukanabibura, ukanabyibagirwa. Ariko gukomerera mu magambo y'Uwiteka, gukomerera mu ijambo ry'Imana, ntago bijya bishira, ntago bijya birangira. Rero bene data bavandimwe, ukomerere mu ijambo ry'Imana, nibwo rufunguzo, nibwo buzima, niko kubaho neza, niko kugira amahoro yo mu mutima. Ibindi byose wabona byose biraza, ariko ejo bikarangira, ugasigara mu muruho wawe. Imana rero ikomeze itugirire neza. Rero icyo nakubwira,
ubwira Imana uti Mana yanjye icyo ngusaba cyangwa se uyibwira uti icyo nifuza mpa gukomerera mu ijambo ryawe. ubwira Imana uti mpa gukomerera mu ijambo ryawe, naho andi magambo yose araza akarangira, araza ntatinde mu mutima wawe. Cyangwa se ushobora kubwirwa amagambo meza uyu munsi ariko ejo ya magambo meza agashira akarangira, ariko ijambo ry'Imana ryo nirihoraho ntabwo rijya rirangira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. uyu munsi wa none ubwira Imana uti mpa gukomerera mu magambo yawe, mpa kwishima muri wowe, mpa ibiguturutseho, kuko burya muzarebe icyo Imana yaguhaye, icyo yakwihereye ubwayo ntabwo kijya kirangira, ariko ibyo wahabwa n'abantu ibyo byose bigira garanti, ibyo byose birarangira, kuko umuntu ni umuntu, agira intege nke, bijya byanga, bijya bimunanira, bijya bimugora, ariko Imana yo ntibiyigora. iyo wemeye kuyikurikira, iyo wemeye kubana nayo amahoro yayo irayaguha. kandi ubwira Imana uti kandi Imana icyo nifuza umpe kuba maso, umpe kubera bose icyitegererezo, kandi umpe kuguma muri wowe Uwiteka, niho bizangirira umumaro. ubwira Imana uti mpa kubera abantu bose icyitegererezo, umpe kuba maso nanjye ubwanjye, ubundi umpe no gukomerera mu magambo yawe Uwiteka. Imana nayo izakugira neza kandi izaguha umugisha rwose, kuko ni Imana itimana, ni Imana ikora byose kandi bikagenda neza. Uwiteka Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibagirire neza. nawe usengera isengesho ubwira Imana uti Mana yo mu ijuru, muremyi w'isi, muremyi w'ibintu byose, uyu munsi ni wowe mpanze amaso, uyu munsi ni wowe ntegereje, uyu munsi reka nibwire ibyawe, uyu munsi reka mbe umutoni kuri wowe, nanjye ngira amahoro aguturutseho, nanjye ngira umutekano uguturutseho. ibyo ngibyo nibikubaho muvandimwe mwene data, bizagera ku bantu bose, bizagera ku nshuti zawe n'abo ucuruza imigisha bose, ayo mahoro y'Uwiteka azayaguha. we komerera mu ijambo ry'Imana, ukomerere muri yo, kuko hari byinshi ushobora gukora bikagukora ku Mana, ndetse ibyatuma uva no ku Mana byo rwose birahari, ndetse ni na byinshi, ariko wowe ukomere, kuko hari ibyo wavuganye n'Imana, hari amasezerano yagiye guha, hari ibyo yagiye gusezeranya izagukorera. ibyo byose nuguma mu ijambo ryayo bizakugeraho kandi rwose bizasohora. ni ukuvuga ngo bavandimwe bene data, imigisha izaturuka ku bakozi b'Imana, imigisha izaturuka mu kumvira Imana no mu kumva ijambo ryayo, izajya igenda ikwirakwire hose, igere mu bantu bose, igere mu bawe no mu bo wifuriza kubaho neza no kugira amahoro yo mu Mana. Imana rero ikomeze ibane natwe, ikomeze idushyigikire, tujye dukomeza tubane mu ijambo ryayo, tujye dukomeza tubane mu byo twumva biturutse ku Mana. Imana nayo izabiduheramo imigisha. Imana rero ibaha umugisha kandi ikomeze kubagura mu buryo bwose, ikomeze kubarinda muri iyi minsi imibi tugezemo y'imperuka, ikomeze kubaha ubwenge, ikomeze kubungura mu buryo bwose. mwakoze kubana nanjye, mukomeze mugubwe neza, kandi imigisha ituruka ku Mana n'amahoro, ibyo nibyo mbifurije. amahoro n'imigisha ni ibyanyu. Amen, amen.